Biramenyerewe ko abantu mu buryo bwo gusobanukirwa amateka yaranze u Rwanda bahitamo gusura ingoro ndangamurage z'u Rwanda mu gusobanukirwa ayo mateka. Abantu bakayigira byinshi birushaho gutuma bubaka ubunyarwanda buhamye. Ni muri urwo rwego mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abanyamuryango 250 ba RPF Inkotanyi bahagarariye abandi mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo basuye ingoro ndangamurage yo ku Murindi w'Intwari iri mu karere ka Gicumbi, basobanurirwa amwe mu mateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu, banatemberezwa bimwe mu bice bibitse ayo mateka birimo aho nyakubahwa Perezida Kagame Paul yayoboraga urugamba rwo kubohora igihugu. Bamwe mu banyamuryango ba RPF Inkotanyi bahagarariye abandi bo mu murenge wa Jabana bavuga ko gusura ku Murindi no kwiga ku mateka yaho ari ingenzi kuko bahigiye byinshi. Nk'abanyamuryango bino biduha morale, bitwereka ko hari aho tugeze, bitwereka ko n'inyigisho tuba twize byinshi. Dusanzwe dufite amahugurwa yabyo, ariko ubu noneho habayemo ko twaje kwagura ubwenge. Hari abanyamuryango benshi batari bazi uburyo igihugu cyacu cyabohowe, ariko bageze aho igihugu cyatangiriye, ko cyatangiye kibohorwa. Ubu hari ibyo basobanukiwe byinshi bari busobanurire n'abandi banyamuryango batabashije kugera hano. Byanejeje cyane kuko nabonye ibirenze ibyo tusoma mu bitabo. Inkotanyi twebwe twazimenye kera mbere ya Jenoside, ndetse ziza kunyura uriya muhanda wa Kigali Gatuna Karuruma tujya kuzireba muri za 1992. Iteka ryose rero nahoraga nifuza kuzagera aho zatangiriye, ahantu zatangira urugamba rwo kubohora abanyarwanda no guhagarika Jenoside, bakamena amaraso kubw'urukundo bari bafitiye abanyarwanda. Numvaga rero mfite amatsiko yo kuzinjiramo, cyane cyane indake ya muzehe. Ni ayahe masomo nk'abiri wigira ku Nkotanyi agufasha uyu munsi no mu buzima ku buryo ushobora no kuyatoza abana batoya? Inkotanyi nzigiraho urukundo n'ubumwe, kuko urukundo nirwo rwabateye umuhati wo kuza kubohora igihugu. Uri umwana w'umujene ukava mu ishuri ukajya ukasiga ababyeyi ukitangira abanyarwanda, n'urukundo rukomeye cyane dukwiye gutoza abana. Ikindi ni ubumwe, ntabwo barebaga ngo barakizuye, ahubwo baje bafite umugambi wo kubohora abanyarwanda muri rusange. Ngiye ku Nkotanyi kudacika intege, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kwigirira icyizere nkabona ko ibintu byose bishoboka, yego, no gukora cyane. Rero nigiye ku Nkotanyi. Inkotanyi muri make ni ubuzima kuri jewe, ndetse n'abana banjye batoza gukunda igihugu ndetse no gukotana, kuko igihe cyose Inkotanyi yafashe umwanzuro, ari umwana mutoya, ari umwana w'umusore, ari umwana w'inkumi, arahaguruka aza kubohora igihugu, kuko hari byinshi, hari kurenganya abaturage bazira uko bavutse no kuvutswa uburenganzira bwabo. Babigizemo uruhare kugira ngo igihugu n'umwanya duhagazemo, uko turi, aho tugeze n'aho kigeze, nibo 100% babigizemo uruhare. Irwa ngo turebe neza aho byateguriwe kubohora iki gihugu, aho byateguriwe, turusheho kubimenya no kubyishimira, kandi nk'abanyarwanda, nk'abanyamuryango, kandi muri rusange. Abanyamuryango mugiye gushyiraho imbaraga mu gukomeza kubaka igihugu cyane. Tugiye gutera ingabo mu bitugu abaje bakabohora iki gihugu, natwe dufatanye nabo kucyubaka. Twigiyemo amateka, nkatwe twari tukiri batoya, tuhakuye amateka tuzabwira n'abana bacu badukomokaho. Hanyuma muri rusange Inkotanyi muzigiraho iki nk'amasomo abiri uvuga uti nyagenderaho ku buryo n'abana baje nayo baraga? Inkotanyi tuzigiraho ubutwari bukomeye, tuzigiraho kugira imbaraga, kuba twaharanira kurwanira igihugu cyacu, nta wundi muntu ubashije kukitwambura. Chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi mu murenge wa Jabana, Bwana Dukuzimana Theodore, avuga ko gutera imbere kwabo bituruka ku bitekerezo byo kwigira ku Nkotanyi, ndetse bakaba bafite gahunda yo gukomeza kwigira ku mateka, aho asaba n'abandi banyamuryango kuba umwe no kwigira ku butwari bw'Inkotanyi. Umurenge wa Jabana ni umwe ugize imirenge 15 y'akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ukaba ufite iterambere ririmo kwihuta cyane rishingiye n'ubundi ku mateka y'Inkotanyi. Muri uwo muvuduko rero twasanze ari ngombwa ko tujyana no kumenya ngo ubundi uwo muvuduko w'iterambere uturuka ni Inkotanyi. Rero nka moteri turabatereka rero tubereke no ku Murindi w'Intwari aho ubutwari bwo kubohora igihugu bwavuye. Niho rero abanyamuryango
abaje ni abayobozi b'umuryango mu murenge wa Jabana bavuze bati reka tuzahure ku murindi, binatwibutse biduha imbaraga kugira ngo dukomeze twihutishe ya terambere ariko tuzi n'aho rikomoka. Niyo mpamvu rero twateguye iki gikorwa. Inkotanyi abanyamuryango bazigira iki ariko n'abanyarwanda muri rusange? Icyo tugomba kwigira ku nkotanyi zatubanjirije ni uko zateguye igihugu cyiza nk'iki turimo. Mu mahame inkotanyi zari zifite hari ukugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Tumaze kubigeraho nubwo bitaraba 100%, ariko biragaragara ko turi mu nzira yo kubigeraho. Ibyo byose rero abanyarwanda dukwiye kuba umwe, nicyo twigira ku nkotanyi. Kuba umwe, kugira umutekano, kuba abantu bumva ko jewe na mugenzi wanjye ari turi umwe, nicyo tugomba kwigira ku nkotanyi, kandi tukigira ku butwari bwazo. Amaraso zamennye zibohora igihugu, uyu munsi ukaba turiho dutekanye, nicyo tukwiye kwigira ku nkotanyi. Hari umuhanzi wavuze ngo inkotanyi n'ubuzima, nibyo, inkotanyi n'ubuzima. Uyu munsi rero nk'igihugu cy'u Rwanda, RPF inkotanyi ni moteri. Iyo moteri rero niyo irimo iyoboye kino gihugu, mukaba mubona ibi byiza tugenda tugeraho, kandi aho tubikura ni ku mugaba wazo cyangwa uyoboye iki gihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari wo musingi twese dukomoraho. Abaje ni abayobozi mu nzego zitandukanye, ariko abasigaye bandi abanyamuryango batahane ubutumwa cyangwa se murabagezaho ubuhe butumwa, murababwira iki? Ese no bari gahunda yo kuba bazagenda bagera ahantu hatandukanye amateka bagana? Birumvikana abanyamuryango bose ntabwo twashoboraga kubazana, ariko baje n'abahagarariye n'ababayobora. Icyo batahanye rero ni rya shyaka ryo kuvuga ngo dore aho inkotanyi zari ziri, dore aho urugamba rwapangiwe, dore uko byari bimeze nk'uko twabibwiwe guhera mu tariki ya mbere Ukwakira 90, dore aho tugeze, dore icyo dukwiye gushyiramo imbaraga, ariko dufite n'intego yo kugira ngo nabo tujye tubazana buhoro buhoro kugira ngo dukomeze tujye mu mujyi umwe, tujye mu ntego imwe yo kubaka Jabana, twubaka igihugu muri rusange. Tugana ku musozo ubutumwa twatanga ni ko twazanye nk'abanyejabana, hari imbaraga dukuye hano, hari imbaraga tugiye guha abanyamuryango basigaye ku mudugudu, kuko niho dufite abanyamuryango, kugira ngo twongere bya bikorwa by'iterambere dushingiye kuri za nkingi 3, yaba ubukungu, imibereho myiza n'ubutabera. Aho niho twubakira. Ariko nanone hari manifesto y'umuryango 2024 2029 tugomba kwesa. Iyo nayo twakuye imbaraga zo kugira ngo twongeremo ibyo tuvuga ngo ni ikibatsi, kugira ngo tuzabigeraho, kandi tuzi ko abo twazanye n'abasigaye turi tayari yo kuzabigeraho. yazigiye umusaruro. Abanyamuryango ba RPF inkotanyi bo mu murenge wa Jabana bafite ibikorwa byinshi bakoze babikesha kwishyira hamwe. Ubuyobozi bukaba buvuga ko buzakomeza gusura n'izindi ngoro ndangamurage z'u Rwanda mu kwiga aya mateka, aho abanyamuryango bose bazahagera bakabasha kureba ibigize ayo mateka. Abuduru Nyirimana, Izuba Radio TV mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru.